ubonye lisite ndende cyane y'abantu ariko izo ukora zose birandikwa. Nimba ugira urwangano birandikwa, nimba ugira ubusambo birazwi, nimba uri umusambanyi hariya birazwi, nimba uri umujura barabimenye, zaramenyekanye. Bigane data, umaze igihe wakira mesaje zitandukanye, wakiriye n'iya none, ariko ibuka izo wumvise, izo wakiriye wihane, uzitondere kandi wihane. Gira umwete munyarwanda, gira umwete munyamasengesho, gira umwete wowe ndakureba ndakubona, hitako sifo ndakureba, Imana yarakubonye eritani fosa egata jari wiritani manga enitakosa yego ndakumva mwami ritani fosa. Imana yarakubonye, gira umwete wihane. Avuni ibiti mu matwi wanze kumva, ariko hindurwa n'imiburo y'Uwiteka bigishoboka, mushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Mu mwambaza akiri bugufi, umunyazaha areka ingeso ze, ukiranirwa areka izo yibwira. Mugarukira Imana irabagirira ibambe, mugazabahamagara amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje nkitaba. Ubwo azabahamagara amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo. Emera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka, kubera ko igihe kiraje kugira ngo abahinduwe n'imiburo y'Uwiteka barengerwe mu gihe gikomeye cy'amakuba. turabasuhuje twifurije amahoro y'Imana, twifurije umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu ngo ineza y'Imana niba ari namwe, kandi umugisha w'Imana waboneko ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye muherereyemo, imigabane itandukanye mugiye muherereyemo, mukamwumva ururimi turi kuvuga. Turabakunda, dukunda ibitekerezo byanyu, dukunda inyunganizi zanyu, kandi turabishimira, dukunda ko muri abana b'Imana mukunda n'ijambo ry'Imana. Mukomeze mudushyikire mukora subscribe, like na share, muduha n'ibitekerezo byanyu kandi n'ingenzi kuri twebwe. Tugize umugisha rero turi kumwe na Profete Daniel, n'umuhanuzi w'Imana, n'umuhanuzi Imana itumye kohereza ijwi rikagera ku isi hose kugira ngo bose bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka mabwire ngo wowe ukibyumva mujye munashyikira abakozi b'Imana, mujye mushyikira abakozi b'Imana mu buryo cyangwa se ubundi, kuko Imana hamagaye gukora umurimo w'Imana kandi nta kindi baba barimo uretse gukora umurimo w'Imana kugira ngo bashake iby'ubugingo byacu, natwe tubashakira iby'umubiri mu izina rya Yesu. Amen. Daniel uraho? Turaho neza, turashima Imana. Umeze neza? Tumeze neza, ni amahoro, kuko turi kumwe n'Imana, turi amahoro masa. Tuguhaye ikaze. Amen. Turaryakiriye kuri, turabishimiye kandi turabakunda cyane. Imana ishimwe ko igikomeje kubazigama. Yego. Reka ngwe none akanya ibyo byose arabakuze no atarakumenya, umanze basuze mve n'ukuntu usuza abantu. Murakoze cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Profete Daniel cyangwa se umuntu w'Imana Daniel. Imana ibaha umugisha. Rero ndabakunda cyane kandi ndabishimiye. Aho uri hose, haba mu Rwanda, haba Afurika, haba i Burayi, igihugu cyose urimo, wumve ko mu Rwanda ngukunda kandi ndakwishimiye. Imana nkorera ntabwo ari ryangombe, ntabwo ari bayari. Imana itanga yaremye ijuru n'isi, iguha umugisha. Amen. Irinde ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Ubwo Kristo azaza gutwara itorero, nawe azakubare mu bayo, azakujyana. Haleluya. Urakoze cyane Daniel.
natwe turagukunda kandi turakwishimiye kubana nawe kuri uyu munsi kuri Tubore TV. Yego. Daniel, ijambo ryavuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ese iyo urebye abantu b'iyi minsi, ni iminsi yanyuma cyangwa iminsi y'imperuka, mubona ko bakeneye ijambo ry'Imana muri iyi minsi cyangwa bafite ibindi bakeneye? Abantu muri no minsi bakeneye ibitandukanye. Ikoko abakeneye ijambo ry'Imana ni bakeya, ariko nyamara niryo dukeneye kurusha biriya bindi. Ntibiri ku bantu batizera n'abandi bitwa ngo nabizera ntago barishaka. Yego. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Mutunga ijambo ry'Imana, ni umutsima utera imbaraga. Umukristo wese akeneye kuzahurwa n'ijambo. Umuntu wese ushubatse ku ijambo arakomera. Yego. Ibikomeye iyo bishe ntacyo bimutwara. Kubera iki? Aba yubatse ku rutare, urutare ni Kristo kandi ijambo ni urutare. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yari Imana. Muzaremwe byose nta kitararemwe nawe. Bishatse kuvuga ngo iyo watuze jambo muri wowe ubutuzi Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera biba biteye mu buzima bwawe. Urasabwa kugira ngo ukunde ijambo, ni wakunda ijambo uzanesha ibigeragezo. Amen. Uwo nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire byo Yesu ni umpagije, yanitangiye w'ikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana, arampaza wenyine. Kwikomeza ku ijambo, ubamaze kwikomeza kuri Kristo, nawe akomeye kuri Kristo, utinya amarozi, utinya uburwayi, utinya amakuba, no, nawe niwakikomeza kuri ijambo uzanesha. Ariko nutamwikomezaho, ukikomeza ku buhanuzi, uzasenyuka. Yego. Urakoze cyane. Daniel, uri umuhanuzi w'Imana kandi turakwemera ko Imana igiye kuvugiramo cyane ko tutishingiye ku byo ujya uhanura, tukabibona byasohoye. Ariko hari ikintu bita ubuhanuzi cyangwa se iyerekwa n'ikintu bita inzozi. Ibyo bintu bitandukanye Daniel, umuntu bitandukanye gute kutumwe ngo n'ubuhanuzi cyangwa se izindi inzozi zisanzwe? Inzozi ubundi sinzi ukuntu nabyita. Ari igihe umuntu avuga ikintu ngo izo ni inzozi. Izo ni inzozi. Izo ni inzozi. Ngo narose. Narose. Izo ni inzozi. Rero inzozi nyazo ni inzozi zije uri mu bihe byiza Imana igushakamo. Niyo mpamvu umubwiriza we yaravuze ngo inzozi nyinshi ntabwo ari zose zizanwa n'imiruho. Ariko inzozi zije uri mu bihe by'Imana, hahandi wagiye ku gisasiro ugiye kuryama washizweyo, Imana ibasha kuza ikakwereka mu nzozi, ikakubwira mu nzozi. Abantu benshi akenshi tuvuganira n'Imana mu nzozi ikatubwira. Yosefu yagize inzozi ari mu mwanya Imana imushakamo, afite umutima mwiza Imana imubonamo. Ejo utazava gusambana ngo nagize inzozi Imana yavuganye nanjye. No, ni Satani mwaganiriye. Ni Satani. Yego. Imana ni yerigera ahantu hera, ariko wamaze kwihana umutima wawe uri gushimwa n'Imana, iyo waryamye wasizweyo Imana iragusura ikakuganiriza. Iyerekwa, kwerekwa bishobora kuza uri gusenga, uri mu isengesho ukerekwa, uri kubwiriza ukerekwa, ugiye kuryama ukerekwa, ugiye kurya kwerekwa, twerekwa
ibihe byose, umunyamwuka yerekwa ibihe byose mu gihe cyose ari mu mwanya Imana imushakamo. yego, kandi akumva n'ijwi ry'Imana. Guhanura nazo ni impano, zose ni impano, ariko ziri ku kintu kimwe, ariko kandi zose ziruzuzanya. hari n'uhanura, nayo ni impano. Guhanura nshobora gufatwa none ngahanura, nkinjira mu buhanuzi, Imana ikamba ubuhanuzi, donc Imana iraza ikavugira muri jewe. yego, nkuko umunyeshuri navuga ngo mwarimu agafata nk'inkoni akabwira umunyeshuri ati vuga kuriya, andika kuriya, vuga ibi, vuga ibi, vuga ibi, vuga ibi, vuga ibi, vuga ibi, ukavuga ibyo mwarimu wawe ari we Kristo akubwiye kuvuga, ugahanurira abantu, ugahanurira amahanga. hari uwumvijwe ari guhanura, hari n'ubona taburo ku bantu mwerekwa murabizi, akabona taburo, hari n'umera nk'uri kureba filime, ariko ku Imana ikamuyobora kugira ngo atambutse bwa buhanuzi. Donc ntago abakikwa buno butaka aba yagiye, ku buryo nye ni mu buhanuzi nubwo wantera icyuma naza kubimenya namaze kubuvamo, ntabwo mba mpari, mba namaze kugenda. Nizo kwegeze tuvuga, ugasanga umuntu ari guhanura, telefone yamuhamagara akayitaba, uwo yaravangiwe ntabwo ari guhanura, ahubwo ni umunyamubiri. Hakoma gatoya je size ukuntu nakuze, twajyaga tujya mu ishyamba gusenga nijoro, ibintu ntacyo twitagaho, ariko hari umuntu uri gusenga yakumva ibintu bijagaraye ari mu buhanuzi agahita akebaguza. Muzi ukuri uyu muntu ntabwo ari mu mwuka, ari mu mubiri. Umuntu uri guhanura za nyazo, imvura yagwa ikagwamo urubura agakomeza kuvuga mu ndimi agahanura, nta kintu na kimwe gishobora kumuturisha ngo bikunde, ntacyo. kandi abo mwuka agengwa na nyirawo. Umwuka nyirawo ni inde rero? Nyirawo ni Kristo wawuduhaye, twebwe turi abakozi. Nyirawo ni Kristo. hari umuntu nyir'umwuka se ninde? Si Kristo se? Nyirawo rero ni Kristo, ni uwugenga. Nganura mu rusengero ngo barazimije, wazimya gute ariko? Nta muntu nge wazimya mu kanisa, kireka aho wazimya, ubwo ntabwo bwaba ari ubuhanuzi naba ndimo. Ugomba guhanura, nta kintu na kimwe gishobora guturisha umuhanuzi, kuko Imana ni inyembaraga, ntawe ukomeye kuruta Imana. Iyo iri kuvugira muri wowe irakomeye. Nge mpagacira Imana ivugira muri njyewe, nta kintu na kimwe cyahagarika Imana kuvuga mu gihe iri kuvuga. Yego, urakoze cyane Daniel. Ibyo byose abakunzi ba Tubohe TV bakunda babashaka gusobanukirwa na bino bintu, ko hari igihe babyitiranya rimwe na rimwe, ariko turagushimiye ko ugize ibyo dusobanura, kandi ko Imana izajya idufasha, tuzatugana tuzayifata tukabiganiraho nk'ikiganiro, kugira ngo twigishe abantu bamenye kubitandukanya, bamenye nuko bagomba kubirinda igihe bafite izo mpano zimeze gutyo. Yego, siko bimeze hari ni ukuri, kandi zirindishwa gusenga no kubaha Imana no gukiranuka. Yego, yego, iyo ushaka kuzirindwa no gusenga ugakiranuka. Yego, iyo kugira ngo urinde impano wahawe kizivangirwe na Satani, nuko uzirindisha gukiranuka. Iyo udakiranutse Satani arazivangira. Niko myavuga ngo ibyavuye ku mavi babirindisha amavi, babirindisha amavi, niko bimeze. Niko bigenda. Yego, Daniel, Imana igumugisha ku bisono byiza uduhaye, kandi ikavuga ngo Imana igukomereze amaboko. Tugeze mu cyo kabiri cyo kugira ngo twumve noneho n'ubutumwa, ari umuhanuzi ariko n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, kandi hose Imana igufasha bigahura, bikavamo umutsima utera imbaraga mu bugingo bwacu. Senga Imana utugezeho icyo Mwuka ashyize ku mutima wawe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye umwanya waduhaye w'imbaraga, ngwino ubane natwe ukoriza ubutwari, ineza yawe igaragare. Uyu mwanya utuyobore, twumve ihumure ryawe, twumve imbaraga zawe zimanukire mu mitima y'abantu bose, abanyarwanda bari imahanga, abari ahatandukanye, imigabane itandukanye, muri Afurika, Aziya, i Burayi, ahatandukanye. Uzenguruka ugenderera umuntu wese
muri byose ugaragara, intsinzi yawe iboneke kuri buri mwe wese. Urakoze kubanya natwe kandi kugiye gukora ubutwari, mu izina ryawe ryera Kristo urakoze, amen. Turabasirikare beza twogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo, nawe muyobozi we, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere dushimire Uhoraho. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere dushimire Uhoraho. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba turuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba turuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro, ugiye tuzakireza ndiwiritande fosa manga wakota ego. Umukiza azanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Umukiza azanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Ayiwe Mana we yadusezeranije. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiwe. Ku musaraba turuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo we. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amazi y'ubugingo, amazi y'ubugingo we. Juru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro, mugiye tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Izandiko itakosibaliwatita inditaladioanikosifonia menitalalalalalala ikitalasikanimanди wasifonima. Ubwo azabahamagara amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje nkitaba. Ubwo azabahamagara amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje nkitaba we. Yesu databuja zagukorera ntacogora. Mana ishimwe. Ndagira ngo dusome mu Migani, niryo jambo ry'ubutumwa nahawe. Ndumva ngeze mu kindi kirere, ndaririmbye mbona hari liste burya abantu bose bandikwaho. Izo ukora hari liste wandikwaho. Nimba ukora na birandikwa, nimba ukora neza nabyo birandikwa.
ariko ubwo azabahamagaye amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo usenga Imana kugira ngo nawe Imana izumve wowe uzumve ijwi ryawe nawe witabe ubwo azaba ari guhamagara. Mbonye liste ndende cyane y'abantu ariko izo ukora zose birandikwa. Nimba ugira urwangano birandikwa, nimba ugira ubusambo birazwi, nimba uri umusambanyi hariya birazwi, nimba uri umujura barabimenye, zaramenyekanye. Bigize yaravuze ngo nibitaramenyekana bizamenyekana, birazwi. Izo wirirwamo zose birazwi, ariko icyamba ukita ku iherezo ryawe. Migani igice cya mbere umurongo wa 23 twagiye mustari wa kwanza. Muhindurwe n'imiburo yanjye, muhindurwa n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nanjye nzasuka umwuka waje kuri mwe wera, nzabamenyesha amagambo yanjye, nitawajuwisha maneno yangu. Narabahamagaye mimi ni waita, narabahamagaye ariko muraninira, narabamburiye ukuboko ntihagira ungitaho, ariko nimwazitaho mbabana banyu kwiga, mbahereza akazi, mbahereza umugisha, ariko nta numwe wazitayeho. Ariko yatumye ngo muhindurwe n'imiburo y'Uwiteka, nawe azabasukaho umwuka wayo, ngo kandi azabumbisha amagambo yanjye. Ariko narabahamagaye muraniniza, narabakeneye muranga. Imana iragukeneye ariko waranze, wavuniye ibiti mu matwi wanze kumva. Ariko hindurwa n'imiburo y'Uwiteka bigishoboka, mushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Mu mwambaza akiri bugufi, umunyazaha areka ingeso ze, ukiranirwa areka izo yibwira. Mugarukira Imana irabagirira ibambe, mugarukira Imana yacu kuko izabababarira rwose. Erega izo mwibwira sizo nibwira, kandi inzira zanyu zitandukanye n'izanjye. Ni ku Uwiteka avuga. Havuze ngo iki? Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, mwahinyuye inama zanjye no kubacyakwanya. Ndabacyaha ntago mubyitaho, ndabacyaha ku manywa na nijoro nta n'umwe ubyitaho. Ariko nimwemere guhindurwa n'imiburo yanjye, ni ku Uwiteka yavuze. Nuko rero, nuko nanjye rero gira ibintu usiga ushaka ko Imana ushaka ineza y'Imana, ariko ntabwo urasiga. Emera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Yaraguhamagaye ariko warinangiye, ariko icyamba iri jwi wumvishe rigatuma uhindukira mu mutima wawe. Yego. Kotika shadimo litandifosa katika malamangiko sifo egata. Emera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka, kubera ko igihe kiraje kugira ngo abahinduwe n'imiburo y'Uwiteka barengerwe mu gihe gikomeye cy'amakuba. Havuze ngo iki? Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, naje zabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga ni wanga guhindukira. Naje zagukina ku mubyimba wagize ibyago, kandi nzaguseka icyo watinyaga kikugezeho. Sinzi icyo utinya, ariko nzagukina ku mubyimba wagize ibyago, kandi nzaguseka icyo watinyaga kikugezeho. Ariko icyamba ukemera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka Imana. Yego. Nuko nanjye rero igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, hari abantu mugiye kuzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru. Ibyago byanyu bikaza nka serwakira, ibyago zanyu bikaza nka serwakira. Igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nk'abihura. Muzantakambira mbareke, bazanshakana umwete, muzanshakana umwete ariko ntimuzambona, kuko banze kumenya. Kubera ko nababwiye mwanga kumva, mwanga kumenya, mwaze kumenya izo mbabwira n'Uwiteka ntabwo ari Daniel. Kandi ntiwahisemo kubaho Uwiteka, ntabwo mwahisemo kubaho Uwiteka. 3:3 wavuze ngo iki? 3:3 murongo wa 33. Umurongo wa 33. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, akemera guhinduka mu mutima wiwe, akemera gukiza ubugingo bwiwe, akitandukanya na buri kintu cyose cyamunze umutima we. Unyumvira azaba amahoro masa, atikanga ditandifosa ikibi
niko Uwiteka avuze. adendeze kandi atikanga ikibi. Azabona amahoro adendeza, rekeraho ngaho, atikanga ikibi. Haleluya. Unyumvira wese azaba amahoro masa, Haleluya. atikanga ikibi. Ikimana igushakaho nuko wemera guhinduka. Warasenze cyagihe ariko wasubiye inyuma, ariko hindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Cyagihe warahanuraga ariko ntabwo ugihanura, itabaza ryawe ryarazimye, ariko emera guhindurwa n'umuburo w'Uwiteka mwene data. Haleluya. Emera guhindurwa n'umuburo w'Uwiteka Imana. Hindukirure. Nudahindurwa n'umuburo w'Uwiteka Imana, igihe kiraje kugira ngo utungurwe. Icyo watinyaga kizakugeraho. Utinya inzara izakugeraho, utinya ibyago bizakugeraho, ariko bitaraza emera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka Imana. Bitaramanuka emera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka Imana, nawe azakugirira neza, nawe azagutabara. Yego. Hindukirure bawa. Nawe azagutabara, nawe azakugirira neza. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 3. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 3. Kadusubire mu izina rya Yesu Kristo. Ibyahishuwe igice cya 3 kwa mstari wa 3, mstari wa 3. Ibice 3 umurongo wa 3. Yego. Kadusubire mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ibuka ibyo wakiriye ibyo wumvise. Ibuka izo umaze abantu benshi batandukanye bishwe no kutagira ubwenge, bishwe no kutamenya, ariko ibuka izo wakiriye n'ibyo wumvise, nizo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Nurangiza uzitondere wihane. Ibuka mwene data, umaze igihe wakira message zitandukanye, wakiriye n'iya none, ariko ibuka izo wumvise, izo wakiriye wihane, uzitondere kandi wihane. Yego. Ariko nutaba amaso nzaza nk'umujura. Ariko nutaba amaso nitakuwa zaza nk'umujura ngutunga. Nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Ntabwo uzamenyera igihe nzagutungurira. Enotalasikotifo la bilandikosika shatikotefosa egad pelawili desikandi fosa mina se tekodikosifo awini tando tikasafo. Soma 19:20 kuri icyo gice umurongo tikosa ega 19:20. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano bibakwiye. Nuko rero gira umwete wihane. Gira umwete munyarwanda, gira umwete munyamasengesho, gira umwete wowe ndakureba, ndakubona, hitakosifo ndakureba. Imana yarakubonye eritani fosa egata jali wirita nimanga enitakosa. Yego ndakumva mwami, rita ni fosa. Imana yarakubonye, gira umwete wihane, gira umwete mubyeyi, gira umwete waruzi. Hey, shenitandiko sefo ega, gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu nuyumva ijwi ryanjye agakingura urugi. Mutakisikia sauti yangu akafungula mulango, nzinjiriwe dusangire. Mimi nitaingia, nzinjira iwe dusangire. Mpagaze ku rugi ndatikosifo dimas. Bangusubira inyuma usome 16. Nuko rero kukurakayo akazuyaze. Kubera kurakazuyaze. Udakonje ntubire. Udakonje nta musaruro Imana yakubonyemo. Ntubire. Ngiye kukuruka ni Uwiteka avuze. Munyamagambo ngiye kukuruka ni Uwiteka avuze. Musambanyi ngiye kukuruka ni Uwiteka avuze. Wowe wakoze kuzashinganywe ukajya mu bizira, ngiye kukuruka ni Uwiteka avuze. Wakuyemo inda ntiwihanye, ngiye kukuruka. Wagiye mu bapfumu ntiwabireka, ngiye kukuruka. Wubakiye ku kinyoma, ngiye kukuruka.
ariko ndakugira inama uyu munsi wihane, ariko nutihana uzaza ngutunguye, nawe ntabwo uzamenyera igihe uzagutungurira, niko Uwiteka avuze. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, imirimo y'amaboko yawe iratangaje. Uri umunyembaraga, ushobora zose. Urakoze kubw'uyu mwanya. Shorera rino jambo ry'ubutumwa bwiza, shorera rino jambo n'ubu buhanuzi bigere ku bantu bose batandukanye. Uwo bugeraho ntiyinangira umutima, ahubwo yihane, kubera kuraza vuba. Hahirwa uba amaso kugira ngo adatungurwa n'amakuba ndetse n'ibikomeye. Asante Mukiza, kurokoye imitima ya benshi. Mu izina rye ryera mbisavye nizeye. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Na Daniel, Imana iguha umugisha. Tuzome dusubira ubutaha. Amen.